neza, ari ukubambika, ari ukubatekerereza n'ibyatuma korari bakambara bagasa neza. Imana imuha umugisha kubw'ibyo yarabikoze. Imyaka 13 ni myinshi, ariko nabisoje ni byinshi. Kuwa gatandatu mu gitondo agiye kugenda yadukoreye ibintu bidasanzwe. Ndabinginze baba barimo basezera, mutwemerere korari Amatabaza muduhe umwanya turirimba indirimbo yadusigiye. Kuwa gatandatu mu gitondo yakundaga gushyira ibintu kuri status yiwe, agahita abwira dirije akamubwira ngo iyi ndirimbo irimo iramfasha, byaba ngombwa twaba dufite umwanya tukayiririmba tugiye mu marepetisiyo. Ariko kuwa gatandatu mu gitondo agiye kugenda yashyizeho indirimbo ya 271, ashyiraho igitero cyaho cya nyuma kivuga ngo Yesu databuja nzamukorera ntacogora kubw'ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mu isi yose ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Iyo ndirimbo yadukoze ku mutima, na n'ubu turabikomeje, kuko we yarahamagawe, imirimo yarayisoje, kandi hari imirimo yasize muri korari Amatabaza igikomeje gukorwa, ndetse yanakozwe ikivuga. Yasoje urugendo rw'ibahubwo nka korari Amatabaza. Turamushimira, turanashimira Imana yuko agiye hari amakuru twari tubifiteho. Imana ishimwe. Ikindi ni uko we yagiye, ni ngewe nawe dusigaye kuvuga ngo mbese ngewe nzagira iri herezo, wowe uzagira iri herezo, ubundi tugakomeza kuvuga ngo umwami akomeza tugirire neza, kandi twihanganishije umuryango mugari korari Amatabaza, abo bakorana ndetse n'itorero, cyane ko hari n'umudiyakoni. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kandi mukomeze mwihangane. Iyo ndirimbo turi buyiririmbe. Twakire Pastor Jacques. Kandi iyo umuntu ashaka gutaha cyangwa ari hafi gutaha, iyo umuntu ari hafi gutaha ari uw'Imana, Imana iramutegura kandi ikamutegura neza. Reka sabe n'ubundi Tofiri n'abana nako, reka mbanza sabe babana yarabere nyina wabo, muze turaha umwe kugira ngo avuge akanya gatoya. Murakoze. Yesu ashimwe. Umugeni wacu yaragiye cyangwa ari kugenda. Nitwa Ngabitsinze Dieudonné. Clarisse yarambereye tante, ariko nagira ngo ngire ikintu kimwe mbabwira. Yasize aduhaye nk'umurage twebwe abana be, nabo yarabereye tante. Umunsi wa kabiri wa buri cyumweru wari umunsi wo gusenga, twese dusengera umuryango wacu. Yabishyizeho cyangwa bya kubitubwira, yabitubwiye ari umugeni witegura ubukwe, yarimo yitegura, turi kumwe. Izo mbaraga yari atarazigeza, yari bitubwira mbere yabo, ariko yadukoze groupe yacu, adushyiraho, aratubwira ati mumfashe uyu munsi wa kabiri tugira umunsi w'isengesho. Bwoko bw'Imana, mudufashe n'undi uyu munsi natwe tuwugira uwacu. Turi kumwe. Ntiwo umuryango wa Clarisse, ntiwo umuryango wacu twese, ariko umuryango twese hamwe, nk'isengesho cyangwa icyifuzo cya mugenzi wacu twasenganaga. Murakoze. Arakoze. Reka nsabe n'ubundi Tofiri Papa Sonia n'abana baze atambuke. Sabe n'ufite kezi ya ubwire mu mafani amuzane.
mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete, uyu ni umutware wa nyakwigendera, amusigiye abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2. uyu bene gusenga Clarisse, mwene Ngabitsinze Jean Chrysostome, nyina akaba Mukamana Marita, wavutse Clarisse avuka itariki ya 1 z'ukwa mbere 1980 mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Yiga amashuri abanza muri Nyanza B, segonderi yayize muri Espanya. Igihe kigeze aza kwinjira mu gipolisi, hanyuma baza kumuhindura aza gukora muri RIB, ashakana na Musabyimana Theophile 2005. yitabye Imana rero amusigiye aba bana 3. mu by'ukuri ni uko akanya ari gatoya, batabivuzeho ngo kandi nta n'uwabivuga ngo birangize. Jewe by'umwihariko iyo mvuze aba bantu batashye, Imana ni nyabwenge, si ubwenge cyane, kuko yabona ko igihe kigeze. Aba bantu bose batashye nagize umugisha wo kubayobora, nyobora Abatsinda, nyobora na Giheka, ariko bari abakristo. Rero Imana yabakunze kuturusha, nibatuza heza kuko barabikoreye. Clarisse rero mpagaze kugira ngo mvugeho bikeya kuko afite byinshi. Nyoboye itorero rya Giheka muri 2009-2010, niho yageze Giheka. yamaze kwakirwa muri iri torero rya ADEPR, hanyuma aza gukora umurimo w'Imana. Mama Fanny sinzi ufite Kezia, dukorana umurimo w'Imana mu gihe kigoye, yikorara amatabaza, bari abantu bakeya, ariko tugasenga Imana ikavuga ko abantu bazaba benshi. Turashimira Imana ko umurimo wagutse. Clarisse araza yinjira muri iyi korari, ariko nimvuga ku mirimo ya Clarisse, yagiraga imirimo yo mu ibanga kandi yanayikora akakubwira ngo ibi bintu ntibimenyekane, ntabwo ndimo niyamamaza, sinshaka ko bimenyekana. Twari Giheka icyo gihe muri 2009-2010, twari dufite urusengero rwari rufite aya mabati, bari bayasakambuye hano bayajyana Giheka ava cyane, ariko bateganya ko bazahasakara. Clarisse Imana yari yamuhaye umugisha, imuha n'icyubahiro, ariko icyubahiro ukagira ngo ntabwo kimufasheho. Imvura yagwa, Clarisse akagenda atereka amabasate, areka. Hari umupolisi Imana yari yamuhaye umugisha, ageza n'ubwo inyenyeri ziza ku rutugu.